Ya reka twongere tugusuhuze wowe wongeye kudukurikira kuri The Room of Righteous cyangwa se icumba cy'abakiranutsi mu biganiro byacu bitandukanye aho twiga amasomo atandukanye by'umwihariko ubutumwa bwiza ariko kandi n'andi masomo tuyakoraho tukayiga tukayasangira n'inshuti zacu n'undi wese wumva ashaka kwiga yigana natwe uyu munsi rero turaza kuganira hejuru y'ikintu bita confidence, kwigirira icizere. Turebere hamwe uburyo bwafasha buri wese kugira ngo abashe kwigirira icizere mu buzima, kandi twibuke ko believing in yourself, having confidence in yourself, it is the ability leads you to success. Ni ukuvuga ngo kwigirira icizere, kwizera wenyine niyo nzira yonyine ikugeza kuri success cyangwa se kuri mafanikio cyangwa se ku ntsinzi yawe cyangwa se kuri byo wifuza kugeraho. Abantu rero bigirira icizere ni abantu batekereza kubo bagomba kubaho, apana kumva ko ugomba kubaho parazari cyangwa bigizwemwo uruhare n'undi muntu, ahubwo ugatekereza ko ari wowe ugomba kwigira ico ugomba kuba co. Abo nibo bantu bigirira icizere. Mu buzima urugendo rumwe rutangiza urundi, ikibazo kimwe naco gishobora kuzana ikindi. Ubona abantu benshi bashaka guhabwa agaciro cyangwa se ko abantu babubaha muri societe, mu buzima, which is normal and common for almost all people. Abantu hafi ya bose nuko niko duteye. Wumva bakubaha, wumva bakugirira icizere, wumva bakwitaho, wumva baguha agaciro. Ariko reka nkubwire ko agaciro umuntu arakiha. Arico abongereza baza bavuga ngo charity begins at home. So ni ukuvuga ngo agaciro ni wowe wenyine ukiha. Mu gihe utakihaye, kugashakira mu bandi no kwivuna. Hari igihe ushobora kubakanga wenda bitewe na pozisiyo urimo, bakaba bagutinyaho ukagira ngo wenda barakubaha cyangwa baguha agaciro, cyangwa hakaba ubwo wabirwanira cyane kwihesha agaciro. Abantu rimwe na rimwe ugasa naho bakurekeye ibyo, ariko mu by'ukuri agaciro umuntu arakiha. Ushaka ko abantu rero baguha agaciro, ugomba kwibaza ikibazo cya mbere: ese wowe urakihesha? Ntabwo wokwiha agaciro utari umuntu wigiriye icizere. So agaciro rero umuntu akiha bitewe how confident he or she is. Ni ukuvuga ngo icizere wifitiye nico gituma ubasha kwihesha agaciro. Dore ibintu birindwi wakora kugira ngo tube muri ba bantu batigirira icizere. Icambere ugomba gukora muri ibi bintu birindwi: icambere, shaka cyane kwimenya, to know yourself, kwimenya wowe ubwawe. Iyo wimenye, umenya imbaraga zawe, umenya ubushobozi bwawe, umenya icyo ushoboye, umenya n'icyo udashoboye. So iyo umaze kumenya icyo ushoboye, bituma ugikora neza kandi ukagikora cyane. N'icyo udashoboye ukabasha kuciga. So ico gihe rero nico gihe biguhesha kwigirira icizere, confidence, kuko uzi ico uzi, uzi ico utazi, kandi kiryo uzi ntabwo ari icyawe wenyine. We are born to serve. We are created to serve. Twaremwe kugira ngo dufashe abandi, twavutse kugira ngo dufashe abandi. Kirya uzi rero nico gifasha abandi, noneho kikavamo n'akagaciro washakaga, ariko nanone biturutse muri confidence yawe, biturutse mu buryo wigirira icizere. Ugomba kumenya ico ushoboye gukora neza, ugakora ico ukunda cyane, nubwo caguha amafaranga make, reka bivuge gutyo. So gukora ico ukunda ni ibintu by'agaciro, nibyo bisa n'ibikugejeje muri destiny yawe,
iyo umaze kumenya uriwe ukamenya icyo ushoboye n'icyo udashoboye ukamenya icyo ukunda kirya ukunda kandi uzi kubasha gikore kuruta ibindi giha umwanya kuruta ibindi no selema ibyo abantu bakunda wenda hari ibyo abantu bakunda kubakorera hari ibyo sosiyete ishaka gukora ariko hari kirya kiba muri wowe ndani cya kindi kiba muri wowe ndani uza wumva ari cyo ukunda wakigeramo kabisa ewe niyo ugikora uyu munsi wa none ukabona ntikirafatika ntikirakunda kiracyafite challenge urwego ushaka kugishiramo no kugikoramo don't give up tucika intege fokasinga kuri ico nyine arico ukora cyane icya kabiri kwiha agaciro cyane kwiha agaciro ngiki icya kabiri iyo uri umuntu wigirira icizere cyangwa ibintu bigufasha kugira ngo wigirire icizere no kwiha agaciro benshi batekereza cyane ko hari abantu abandi babasha kubaha agaciro ariko bwa mbere ni wowe ubasha kukiha wakwihesha agaciro gute so iki ni ikindi kintu gituma inzitizi wenda yo gutuma utigira icizere ni uburyo utihama agaciro kandi abenshi bagatekereza ko hari abandi bantu bashobora kubaha agaciro cyangwa babashakira ku gaciro ariko wowe ubwawe wenyine utegerezwa kwiha agaciro aha rero ngubu buryo umuntu yihama agaciro niba ushaka kwiha agaciro dore ikintu wakora ufata ikaramu n'ikaratasi wandika ibintu byose uzi neza ubishire kuri horoza bya bintu wumva uzi bya bintu wumva ushoboye ubyandike ubishire ku rupapuro icya kabiri wandike ibyo utazi hanyuma ibyo uzi neza ubishiremo imbaraga ubiha agaciro kuko impano ufite si iyawe wenyine ahubwo n'iy'abantu benshi kirya ubashije gikore cyane ibyo utazi byige ubyihuguremo icya gatatu ni ukwereka abantu ubushobozi cyane cyane inshuti zawe ukabereka ubushobozi bwawe baba umuryango wawe baba inshuti zawe barya uzi neza ko ari inshuti zawe bashobora gushigikira impano zikurimo cyangwa se ibyo ushoboye ibyo cyo gihe urabibereka atari ukubirataho ahubwo ari ba bantu uzi ko baappreciatinga ibyo ukora bashobora gusapotinga ibyo ukora mu nzira imwe n'iyindi abo ngabo urabibereka barya bazakakubwira ngo felicitation wabikoze neza felicitation wabikoze neza cyane icya kane ni ukwigira ku bantu cyane cyane barya utekereza kandi uzi neza ko ari abantu bigirira icizere ndetse babashije gusuccesinga kugera ku nzozi zabo bivuye muri confidence yabo bagira abo ngabo ugomba kubashaka bakaba inshuti zawe ukaganira nabo avec objectif yo kugira ngo ubigireho umenye inzira banyuzemo umenye uko babikoze ukashaka kumenya icyo akora kubera iki ameze gutya yabigenje ate mugire inshuti kubw'intego runaka kenshi umuntu mubana cyangwa inshuti zawe cyangwa abo mugendana nibo usa nabo usa n'inshuti yawe usa n'amazingara usa na environnement icya gatanu ni ukwiyaturira amagambo meza buri munsi uri wenyine buri gitondo wajya kwatura mu bitekerezo byawe iyo utekereza ugomba kwitekereza neza ukiyaturira amagambo ari positive ukumva ko ushoboye yes I can iyo ikaba indirimbo yawe yes I can ibi ndabishobora yes I can why not me kubera iki abandi babigeraho cya gatandatu kiri somehow funny ariko n'ic'ingenzi gisa n'igisekeje ni ukwambara neza kwambara neza nabyo biri bimwe mu bituma ubasha kwigirira icizere ndetse n'abantu bakakugirira icizere look iyo usa neza wambaye neza wenyine uza wumva wifitiye icizere I'm telling you the truth iyo wambaye neza wisokoje neza not only wambaye ibihenze no
wambaye ibintu bisa neza, ishati yawe, ikoti ryawe, ikirato cyawe, ipantaro yawe birameshe, birateye pasi, amafaranga byaba bigura ntacyo bitwaye. cya gihe iyo wambaye neza kandi ubona ko wiyogoshesheje neza, umeze neza wenyine ubwawe, uba ufite confidence. Ariko imagine iyo ugiye nko mu bantu rimwe ubona wenda ufite ubwanwa butameze neza, ntiwashokoje neza, ntiwipodowe neza, niba uri umukobwa, wambaye imyenda imeze nabi, wenyine ubwawe uritinya ukitakariza icyizere. Kandi iyo ugeze kuri etape yo kwitinya no kwitakariza icyizere, abandi bakirangije kare kiba cyashize. So wenyine ubwawe ugomba kwambara kugira ngo ubashe kwigirira icyizere. Ubu ni bwo buryo bwo kwiremera environment wenyine. Nk'abantu biga public speech bo barabizi, ubu ni uburyo bwo kwiremera environment yawe wenyine, ukayirema, ukayitengeneza. Hari abantu burya usanga bahora bari mu negative, nawe amafyeri arirata agira ate, ariko sometimes ni byiza wiremera environment. Hari igihe uje nko mu nama y'abantu biyubashe, bambaye neza, bameze neza, ugende nabi, yes, ntabwo uzicara uri comfortable, uzaba wawitinya, but once nawe umeze neza wenyine, iyo umaze kwigirira icyizere n'abantu ubwabo barakikugirira. So ico ni ikintu cy'ingenzi cyane naco wakora. Kandi burya abantu no mu kugira icyizere barakikugirira. Nk'abantu bakoze ibizami by'akazi, uzajye gukora ikizami cy'akazi, ukore ikizami cyo kwandika, numara uje muri interview, hanyuma ugende utifitiye icyizere, ugende wambaye nabi, wambaye nabi, hanyuma bagiye kugukoresha interview, uzasanga bose ugiye kugukoresha interview ari wa muntu udatwaje, yiyambariye ikirato n'igishati bene iki kimeze nabi bose, ariko naje gutanga akazi wowe ukagenda wambaye nkawe, iwe yambaye nabi, ukagenda wambaye nkawe, ntabwo ashobora kuguha akazi. Azava ati uyu ni sispe. We ubwe yambaye ikirato ubona atari ciza, igishati, ni manager wa bank cyangwa se ni owner w'iyo bank, uragiye ugiye gusaba, uwavuga ati uriya manager ndamuzi kandi niwe udukoresha na interview, ukashaka kwambara nkawe, azakakwima kandi yambaye nabi. So kubera ko azaba yagukuye icyizere completely. So ugomba kwigira icyizere haba no mu myambarire yawe. Icyaka nyuma ni ukwitwara gitwari, yani kuwa mtu jasiri, kuba umuntu ufite confidence wenyine, umuntu wiyemera, si ukwiyemera muri negative way, ariko hari abantu usanga bagera mu bandi ukazubona ko araja nko kwitinya, ko ari afite complexe d'inferiorité, ukuntu ico gihe uba wataye kabisa. So ugomba kuba confident, ugomba kuba ufite confidence, wicara mu bandi ugafesinga abantu, ukamureba mu maso, niyo yaba ari umuntu uri high class, nawe ukumva kuri high class, none ukicara ukikomporta nk'abandi, ukikomporta nka miliye urimo. So ukabura umuntu ubasha kwigira confidence wenyine. Ngayo ibintu 7 ushobora kuzingatiya, wamara tubarirwe mu mubare w'abantu batigirira icyizere. So icambere twavuze ko no gushaka cyane kwimenya. Burya hari abantu batiyizi, hari abantu batiyizi pe, kandi aba bantu bateza ingorane. Usanga bakora ibyo batagombye gukora, bakareka ibyo bagomba gukora, babaho batagombye kuba. Hari n'igihe usanga koze ibintu neza byiza ariko ubikoze nabi kubera kutizi. What's your role yawe hariya ni iyi? Ugomba gukadiriya kameme ku muntu uri smart. So icambere twasanze no gushaka kwimenya cyane. This is an important point, kugira ngo ubashe kwimenya in your life. Bizagufasha numara kwimenya neza, ukisobanukirwa, ukamenya ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, bizagufasha. Icya gatatu ni ukwiha agaciro wenyine, to respect yourself. Icya gatatu
ni ukwereka inshuti zawe zishobora kugusapotinga ubushobozi bwawe, ukabereka icyo ushoboye, bari ufitiye icyizere ko bashobora kugusapotinga. Icya kane twavuze ko ari ukwigira ku bantu uzi neza cyane, bagize icyo bageraho utekereza ko byagiye biva mu kwigirira icyizere, abo ngabo ushobora kubigiraho bikagufasha. Icya gatanu ni ukuba kwiyaturiraho amagambo meza, gutekereza neza, to have a positive thinking, positive mindset. So icya gatandatu twavuze ko ari ukwambara neza kugira ngo ubashe guhagarara, ubashe gukereya environment yawe ibe imeze neza. Icya karindwi twavuze ko ari kwitwara gitwari, yani ntuba umuntu wo kwitinya, apana umuntu ufite complex d'inferiorité. Ugomba kwiyumva ko yes you can kandi you merit kuba uri ahantu hose, ugomba kuba uri ufite iyo udasiri. Murakoze cyane abadukurikiye kuri The Room of Rashias mu masomo yacu n'ibiganiro byacu.